Ndabasuhuje. Umunsi wa Saint Valentin uzwi nk'umunsi w'urukundo, umunsi indabyo zitukura zikunda gutangwaho, amagambo meza akavugwa hose, imitima igashushanywa ku mpapuro no ku mbuga nkoranyambaga. Ni umunsi abantu benshi bategereza bafite amatsiko, bizeye kuzabazanira ibyishimo, urukundo n'ibyiyumvo byiza. Ese koko uyu munsi wose ubera abantu bose w'ibyishimo? Ese inyuma y'izo ndabyo n'izo mpano n'ayo magambo aryoshye ntihihishe ibintu bibi bikunda kuba ku munsi wa Saint Valentin, ariko abantu bakanga kubivuga? Kuri bamwe umunsi wa Saint Valentin si umunsi wo kwishima, ubu umunsi w'agahinda, kwiheba, gutenguhwa, kwicuza no kwibaza ibibazo byinshi by'ubuzima. Umunsi wa Saint Valentin ni umunsi ugerageza urukundo rw'abantu, ukanashyira ahagaragara intege nke z'imibanire, ndetse rimwe na rimwe ugasenya burundu ibyari byarubatswe igihe kirekire. Uyu munsi muri iyi nkuru yacu tugiye kurebera hamwe ibintu bibi bikunda kuba ku munsi wa Saint Valentin, ibintu bitavugwa cyane ariko bigakomeretsa imitima ya benshi mu ibanga. Iyi si inkuru yo gusebya umunsi wa Saint Valentin, ahubwo ni inkuru yo gukangura imitima no kwibutsa abantu ko urukundo nyarwo rutagomba gushingira ku munsi umwe gusa. Ikaze mu kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ibintu bibi bikunda kuba ku munsi wa Saint Valentin. Naho ngiye mugiye kubana ni Julius. Kwigunga n'agahinda ku bantu badafite abo bakundana. Ku bantu badafite uwo bakundana, Saint Valentin ni umunsi ubibutsa ubwigunge. Kubona abandi bishimana, bifotozanya amafoto meza, baganira amagambo meza, bishobora gutuma umuntu yiyumva nk'udasobanutse, nk'udakundwa cyangwa nk'uwacitswe n'ubuzima. Kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, umunsi wa Saint Valentin ukunda kuzamura ikibazo cyo kwigereranya. Kuki njye nabifite nk'abandi? Ibi biganisha ku kwiheba, kwihesha agaciro gake, no gutekereza ku buzima bwawe ukumva ko ntacyo bumaze. Gushyira igitutu mu mibanire, hari abakundana batangira gushyamirana ku munsi wa Saint Valentin, bapfa impano, amagambo atavuzwe neza, guhana gahunda ntiyubahirizwe. Umunsi wagombaga kuba uw'urukundo ugahinduka uw'intonganya, gukoresha amafaranga y'umurengera. Bamwe bishora mu kugura imyenda, impano zihenze, bagakoresha amafaranga atabarika ngo bashimishe abakunzi babo. Nyuma y'umunsi hagasigara ikibazo cy'amafaranga, kwicuza no guhura n'ingaruka z'icyemezo cyihuse. Ku munsi wa Saint Valentin rimwe na rimwe hatanga urukundo rutazigera rwubahirizwa, amagambo atari ay'ukuri, isezerano ritazubahirizwa, n'abantu bishora mu mibanire igamije inyungu z'igihe gito. Ku munsi wa Saint Valentin hari abibutswa abakunzi batandukanye, ababuze abo bakundana cyangwa imibanire yasenyutse. Ku munsi wa Saint Valentin ubu munsi wo kongera gufungura ibikomere byo mu mitima. Ibyemezo byihuse bishingiye ku marangamutima. Hari abafata ibyemezo bikomeye kuri Saint Valentin, gushyingiranwa byihuse, kwinjira mu mibanire batateguye, cyangwa gutandukana kubera igitutu cy'uyu munsi. Bamwe bakina ikinamico y'urukundo kuri Saint Valentin, bagaseka ku mbuga nkoranyambaga, nyamara mu by'ukuri imibanire yabo yuzuyemo ibibazo bikomeye. Ku munsi wa Saint Valentin hari abantu biyumva nk'aho nta muntu ubabona, ntawe ubatekereza. Ibyo bishobora gutuma umuntu agira ibitekerezo byo kwiheba, akibaza agaciro ke mu buzima. Hari abakundana bategereje Saint Valentin ngo bavugane, ariko kubera kutaganira mbere hakavuka amakimbirane, guceceka gukabije, cyangwa amagambo ababaza imitima. Ku munsi wa Saint Valentin abantu bamwe biyitirira urukundo kugira ngo batagaragara nk'abasigaye inyuma, bagapostinga amafoto ku mbuga nkoranyambaga, bagaseka ku mugaragaro, nyamara mu mitima hari uburibwe bukabije. Umunsi wa Saint Valentin ushobora gutuma umuntu yemera umubano atiteguye, atawishimiye cyangwa atamwubaha, gusa kubera gutinya kuba wenyine kuri uwo munsi. Kubona abandi bishima wowe ntibikugendekere neza, bishobora gutuma wumva ko urukundo rutakiri urwawe, ko nta cyizere ugifite cyo gukundwa by'ukuri. Ku bantu bacitse intege mu rukundo, umunsi wa Saint Valentin uba nk'ikirahure gisubiza inyuma amateka mabi, gutereranwa, kubeshywa, guhemukirwa, n'amarira yigeze kumenwa. Ku munsi wa Saint Valentin hari abishima cyane, bagaseka, bagasohoka, ariko uwo munsi warangira bagasigara mu busa, bagasubira mu buzima bwuzuyemo ibibazo n'ubwigunge. Umunsi wa Saint Valentin ushobora gutuma umuntu abura amahoro yo kwiyakira uko ari, akumva ko agomba kuba afite uwo bakundana kugira ngo yumve ko yuzuye nk'umuntu. Ku bantu bamwe uyu munsi ushobora kuzamura ibitekerezo bibi birimo kwiheba gukabije, kwiheba mu buzima no gutekereza ko ntacyo bakimaze.
hari abemera gukora ibyo batari basanzwe bakora kuri uyu munsi, harimo kubeshya, kwiyandarika cyangwa kwigira abo batari bo. Ibi byose bigaterwa n'igitutu cy'uyu munsi. Kuri uyu munsi wa Saint Valentin habaho ubusambanyi bwinshi, ugasanga amaroji yuzuye kubera uyu munsi, bityo hakavamo guterwa inda zitateganyijwe, gucana inyuma ndetse no kwandura indwara zimwe zituruka mu mibonano mpuzabitsina. Tugana ku musozo, umunsi wa Saint Valentin ni umunsi usanzwe, ariko ni umunsi ushobora gushyira ahagaragara ukuri kw'imitima y'abantu. Ni umunsi ugaragaza ababeshyana mu rukundo, gucana inyuma n'ibindi. Ni umunsi utwereka ko urukundo rutagomba gupimirwa mu mpano, ku mafoto meza cyangwa gusohoka. Urukundo nyarwo rwubakwa buri munsi, mu kwihangana, mu kuvugisha ukuri, mu gufashanya no kwiyubaha. Umuntu udafite uwo bakundana ku munsi wa Saint Valentin si uko ari mubi, si uwatsinzwe kandi si uwabuze agaciro. Nawe ukwiye kwikunda, kwiyitaho no gutegereza igihe cyawe. Niba umunsi wa Saint Valentin wakuzaniye agahinda, menya ko atari iherezo. Niba yakweretse intege nke z'umubano wawe, fata uwo mwanya wibaze, wige, unafate umwanzuro ugufitiye akamaro mu gihe kirekire. Mbere yo kugenda, ndagira ngo wibuke ibi: urukundo si urw'umunsi umwe, urukundo si igitutu. Urukundo nyarwo nirubabaza, niruhatiriza kandi nirubeshya. Niba ukundwa kuri uyu munsi, uwishimire mu bwenge. Niba udakundwa, ntukumve ko uri wenyine. Ubuzima burakomeza, urukundo nyarwo ruzahora rubonwa n'ufite umutima witeguye kurwakira. Murakoze gutega amatwi iki kiganiro. Niba iyi nkuru yagukoze ku mutima, isangize n'abandi, kuko ushobora gufasha umuntu uri mu gahinda. Kandi ngusaba kugira ngo urebe n'ikindi kiganiro kivuga ku mateka ya Saint Valentin cyangwa Mutagatifu Valentin, kuko nacyo cyamaze kugeraho. Naho njyewe mwabanye ndi Julius. Ubuzima, uburame, amafaranga bibandebera icyoroshye. Ndabashimiye.